Okay, muraho neza mwese Banyarwanda Banyarwandakazi, mbanje kubasuhuza muri rusange. Ni byiza ko tuganira kuri kano kantu gatoya, ariko ubundi njyewe ndagira ngo mbabaze, sinzi impamvu hari ibyo maze iminsi mbona hano ku mihanda, akantu k'akabazo gatoya kaza kagasaza abantu kakabatesha umutwe, akabazo k'indaya ziri hano. Indaya ngo ni Jackie rwose ikaza bigatesha umutwe abagabo. Akantu kangana kuriya kakaza kagatesha umutwe igihugu, ndetse kakabikora kabinyuza mu buraya bwabyo. Buraya bukamuhesha viyuzi, bugacuruza. Ibyo rwose njyewe ntabwo nabyihanganira. Ntabwo numva ukuntu indaya yaza hano ikavuga ibyakorewe mu buriri, ngabitangaza mu gihugu hose, isakare nanjye bingereho. Gute umuntu aza ngo agatuka umuntu ngo ni imbwa, umuntu yaramugiriye neza akamurongora akamuzana bakabana, ariko ugasanga imbwakazi yifashe ngo ni imbwa, ngo ntabwo ajya arangiza. Niba warabuze abakurangirizamo, uzagende hano, amapoto ngira ngo hano turayafite menshi, uzagushakira ipoto aribyo uzajya wirongoza niba abantu barakunaniye, cyangwa mo kimwe bakugirire neza, bakuzanire, bashake cya kimasa aricyo kizajya, ngira ngo nicyo kizajya kibigukorera neza nk'uko ubishaka. Umuntu aragufashe akuzanye muri Kigali, ugize Imana urongorwa n'abagabo bazima hano mu cyaro, ukiyibagiza ko mu cyaro warongorwaga n'amasazi n'amahene n'imbwa z'imisega ziri aho. Igihe wageze Kigali urongowe n'abantu bazima, ubashyize hanze. Ariko rwose hari igihe naba ndi kukurenganya, uwo ndi kumva ngo niba ari Steven, ashobora nawe kuba tumubona ariko tukamubona mu isura itariyo. Usanga n'imbwa kiba kigendera rwose nk'uko babivuze. Umusore ufite ubwanwa umeze neza, nawe gishobora kuba rwose mu buriri ari imbwa. Gute umugore yifata akakwita imbwa? Uraho uraryamye uri kunywa, uri kwihata ibinini bya paracetamol ngo urebe ko uburibwe bwarangira. Gute burangira? Ukora ibintu, ariko bajya bavuga ngo urwishigishe ararusoma. Steven nkawe urifashe, uzanye indaya, urayitunze, uramuzanye ngo ni umugore. Sinzi impamvu muzana indaya, birutwa nuko wajya hari ugashaka ipusi cyangwa imbeba, akaba ari yo ugira umugore, aho kugira ufate ikintu nka kiriya. Bacukuye, bagize ibyobo, bagize indobo, karuzana nguzanye umugore. Ariko njyewe hari ibintu bijya bindakaza rwose. Niba mushaka kugira ngo muzane abo muzajya murongora munyurwe, uzajya urongora indobo aho kugira ngo ujye kuzana kiriya kintu.
umuntu uramuzi ni indobo yacukutse, ariko hari indobo ubenza ari nziza, ubenza ari ntoya amakamba, ahubwo nibase niko nabivuga. Ndi kumva ngo bakagiriye neza baragafunga, bagata umwanya ngo bari kujya gufunga Kagoryi, kipfumuje amatwi wagira ngo sinzi, wagira ngo ni akazimu, ni akadayimoni. Mukamufata mukamujyana muri gereza, aho kugira ngo mufate imbwakazi muyigirire neza rwose, muyijyane rusororo. Ntabwo njyewe numva ko gufungira umuntu hano ari byiza, ntabwo bikwiye, kuko ntacyo yigisha urubyiruko hano. Akwiye gufatwa akagirirwa neza bakamujyana rusororo. Biriya nabonye ko ari kwitombokeshwa, ukagira ngo ni icupa rya byeri rimaze imyaka 4 rifungiye mu kabati. Ariko rero gutomboka guco nabyo umuntu yashaka n'umunwa, umuntu yawudoda, akadoda umunwa, cyangwa nacyo agashaka supagura akayisukamo. Murakoze cyane kandi